Yes, reka twongere tubasuhuze mwe tubana umunsi ku wundi dushima ko mukurikirana ibiganiro byacu kuri Muyenzi TV show. Umunsi rero ntago bisanzwe, tugiye kurebera hamwe agace gasa nkaho kababaje abantu benshi cyane, ariko nanone karimo isomo ry'ubuzima. Niki cyabaye rero, byagenze gute? Reka munyemerere tubive imuzi n'umuzingo. Gusa nanone imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mwakunze muri benshi cyane, turakwakiriye. Murakoze. Aha, episode yasohotse uyu munsi 24, ariko gato reka twerekeze ku mpera za episode ya 23 aho twabonye imyiteguro yari iryoshye cyane. Urayibuka imyiteguro ukuntu yari imeze? Cyane yarimbanyije. Mbere yuko tugera kuri squat yabaye kuri uyu munsi, abantu binjize muri mood y'imyiteguro yabaye ku munsi w'ejo. Mbabarira ubinkorere rwose. Imyiteguro yabaye ku munsi w'ejo. Imyiteguro yari myiza cyane cyane ku bantu bakurikira inzira y'umusaraba, ndetse yabaryoheye nkuko nanjye yanryoheye. Nabonaga imyiteguro ari myiza cyane 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 hehe kwa Cyusa. Aha, ati cyane cyane kwa Cyusa wenyine se ko bose banazemo udukote nagize ubwoba. Ariko njye ikintu nakundiye iribagize mwarabibonye ko atahindira. Se wihuta noneho mana buretse. Aha, yego Masadashani yari yambaye neza, ntiyari yagiye muri salon, yari yagize gute wabishyushyemo akarekura na miliyoni akagura ikanzu. Bro, urumva byari bikaze. Se gato buretse gato twinjiye ku kintu cy'ingenzi. Aha, uti akagura iki? Ikanzu. Wanze ubwira abantu mbere yuko agura ikanzu ubundi byari bimeze bite? Mbere yuko agura ikanzu bitegura se? Bari kwitegura, twinjize no muri ya myiteguro ya mbere. Mu nyuma tuze kugera mu kiroro ukuntu cyagenze, tukiva imuzi n'umuzingo. Isimbi yitegura cyangwa se iribagiza. Byari bimeze neza cyane, ariko byashyika kuri isimbi hakaka umuriro. Nzajya muri Amerika, nzagura inkweto, nzatumiza hanze banzanira imyenda yo kwambara. Byari biryoshye. Byari biryoshye cyane. Aha, ari kwitegura nande na Fiete harya? Na Fiete. Ngo bazajyana. Fiete yaramushyuhije bazajyana hanze amushakire inde harya yavuze? Mu diaspora. Bazabana. Cyane bazabana none. Uretse gaho none ngo byagenze gute? Ndagira ngo gato utwinjize noneho ku kirori cy'uyu munsi icyabaye nuko byagenze. Nyuma y'imyiteguro bariteguye, bageze aho bagiye guhitamo. Ni umunsi abantu benshi cyane bari bategereje cyane, biteye n'ubwoba rwose. Twinjize rero ku kirori nyirizina cy'umunsi uko byagenze. Ukuntu byagenze, filime y'uyu munsi yari uburyohe. Hateguwe fanta, icyo kunywa, icyo kurya. Abantu bayikurikira ariko mwayibonye? Ukuntu byari uburyohe. Bayibonye pe. Nshuti yanjye, niba utayikurikira nibura ujye wumva incamake kuri Muyenzi TV show, inzira y'umusaraba kabisa. Ukuntu filime y'uyu munsi yagenze. Aha, ubundi aho niho nashakaga nyine twinjiza noneho. Nyine nashaka kutujyana muri kiriya kirori. Muzi ukuntu naserebuye, ariko hari ahantu nageze mera nk'umuntu wanyagiwe. Aho nyumvira uzira iki se kandi? Umva, twagiye dutangira filime yacu inzira y'umusaraba, aho papa Isimbi yahagurutse arimo kubahereza nyine ikaze mu rugo rwe, ahereza ijambo, ageraho ahereza ijambo Cyusa. Numva ndishimye, ariko ubwoba bwanyishe. Niba wishimye comment, nanjye ubwoba bwanyishe, ndavuga ati Osman ishobora byose, ibintu bigiye kubana none ibihe bindi. Nawe bwakwishe? Ahubwo se ko Fiete atararimo ra? Fiete? Fiete ntabwo yarari ko ari wari uri kubihindamo cyane na coach wabo. Hayibutse ubundi abantu bose yibutse abantu bose bari bari kuri ya pano. Ese wa mugani, ahubwo ahantu nabonye numva ngize ubwoba. Numvaga bagiye kongera bakabisubika, aho mama Isimbi atarahari, ndetse
ako twabonye ntuza yabaye nyirirugo inde Fabiola yabaye nyirirugo aho ikibazo cye yagikemuriye uwagiye kongera gusubukura babonye ko banabirimo neza nabo ubwabo babonye ko babirimo neza ariko mbona umugabo yari amushyigikiye bavuga bati kabisa bigomba kugenda neza kandi bikagenda uko twagize gute twabipanze ariko nakunze Cyusa gutese kandi yarakoze amabara nyine yakoze amabara kandi nanone wibuke ko nawe atari we ntabwo atari we se ninde wabiteye ahubwo ko nagutsinze muri comment abantu bambwiye ati yamuteye inda ryari igihe bamurogaga wasomye comment se wimpakanya wasomye comment nsubiza hari umuntu wateye comment hari aho yavuze ngo ariko nawe ubanza atarayikurikiye neza ariko wateye comment no sinjya muri comment zisome hari wahita aravuga ati rwose ibyo uri kuvuga nibyo atabwo wowe ese ibyo uvuga ntago ari byo hano naragutsinze ngo yayimutereye ngo iwabo wa Fabiola kwa Rugema ntago ari kwa cyagiye bararayo ya bamuroze ngenda cyabihakana kuko yayimuteye cyari igihe Fabiola yaramuteje abantu ngo bamwice noneho bakamutwara kwa muganga igihe kigeze bamuvanayo bamushyira nyine baramutwara iwabo ajya kurwarirayo rero igihe cyageze Isimbi baramubwira ati rero Iribagiza arimo kugaragaza ko ari umuntu mwiza arimo gushaka kugutwara Cyusa genda wikusanye umubeshyabeshye nyine umwereke ko umukunze hanyuma muzabane cyangwa se azagutware aho hantu rero yajyaga kumusurayo niho rero yamutereye inda abantu bajye muri comment bongere badukiranure ariko icyo nzi cyo muvugisha ukuri kandi niba ukunda inzira y'umusaraba filime y'inzira y'umusaraba ukaba warayikurikiye neza utere comment utere comment reka tugere rero ku byabaye ku bigendanye n'amategeko bavuze ko bagomba kwitabaza by'umwihariko kuri Rugema ndetse n'uwo bita Fabiola bavuze bati rero wateye umukobwa wacu inda ati kandi urashaka kujyana umukobwa wa kangahe wa kabiri bati ntibiri bukunde rero bati turitabaza amategeko uyu mwana wateye inda bikugaruke urabona niba yarateye inda uriya mukobwa ubukwe bwaracyabaye se ariko nagize ikibazo cyane noneho Iribagiza nta kintu aratangaza Iribagiza nyine urumva yaguye yacecetse urumva nyine yagizeho ikibazo kandi yanababaye ikindi kandi ndashimira Iribagiza pe yabaye intwari kuko iyo aba arundi aba yateye itiku agahagurukira hejuru urumva akavuga ati ibyo ngibyo byagenze gute wabikoreye hehe bikaba induru ariko Iribagiza yihanganye ikindi ahandi hantu hashimishije cyane nuko Cyusa ko Cyusa nanone mbabaze inshuti zacu mudukurikirana kuri Muyenzi TV show ese buriya Cyusa ko yabihakanye agahakana inda akayihakana ese bizagenda bita umunsi Isimbi yabyaye bakamenya ko umwana ari uwa Cyusa bizagenda bite ngende kumva rero batakibanye byarangiye ngiye nuko mbese mbibona kubera iki kandi ubukwe bwabo bwahagaze ubukwe bwabo bwahagaze Isimbi yivugiye ati ariko buracyashoboka tonze buracyashoboka ati hari ahantu ese Isimbi birazayibyara ariko Cyusa yavuze ati nundi ko umuntu akuze umuntu aramburiza iki ko umuntu akuze bigomba kuba rero umuntu arakuze nta mpamvu bati ubukwe bwacu bugomba kwibera rwose ntiwigira ikibazo ariko Iribagiza ntarakopfora aracyacecetse ariko Mariya Iribagiza basi azavuga ryari ariko nanone ese Iribagiza namenye ukuri ko inda ari ya Cyusa akamenya ukuri kose kw'ibyabaye byose ndetse n'ahantu ari n'iwabo bizagenda biti komenti inshuti zacu
baduhe comment. Noneho reka tugane ku kintu kigendanye n'imyambarire. Wabonye ukuntu yari yambaye? Mbabarira utanga amanota bitewe n'ukuntu abantu bose bari bagiye bambaye. Ntubere naha amanota rwose iribagize nabyo kubera iribagiza. Uzi ukuntu Isimbi yari yambaye? Isimbi yari yambaye neza pe, urumva? Ariko se wowe niba wayite ikanzu igura miliyoni wowe iriya kanzu nubwo kandi ribagize yagiye muri caguwa ikanzu ya 3 ku ikanzu ya miliyoni. Iribagiza disi yicishije bugufi, ariko n'ubundi ukuri ni kwiza pe. Ukuri kuganza ikinyoma cyane. Nicyo kizaba se? Nicyo kizaba. None se ubu kuko hari reka nkubwire wimburanye akankubwire wowe ukamburanye ku kinyoma cyamaze kuganza ukuri kwa Rugema na Fabiola. Nuko yayikuyemo Fabiola yakuyemo icyaha n'ibinyoma byose byarabiganjije. Ese reka nkubaze bizagaragara kandi bizanamenyekana n'uburyo babikoze. Ni gute ko tutigeze tubona mama Isimbi? Ako bene cya kibazo twabajije abantu ukuntu bagiteye comment ari benshi. Hano bagiteye comment ngira ubwoba ndavuga nti rero ushaka kuba twakoze ukuri ibintu bijyanye n'ibyacu. Hari umuntu wavuze ukuri bijyanye n'ibyacu biriya nibyo pe. Ese ko tuba tubafite kakubwira ama comment bagiye bamangiye navuze ati noneho bano bantu ahubwo barikurikira cyane ahubwo byaneje. Twari turi kwibaza ikibazo kigira kiti ese ninde bari kumva hagati ya Rugema na Isimbi nibo bataye mu gatego Fabiola kugira ngo buretse akosota wikiriza kandi ngiye mpita numva vuba wirukansa ugiye gutuma wirukana nanjye bikancanga. Ngiye mpita numva vuba bati ninde wamuteye? Ese koko nk'umuntu udakunda inzira y'umusaraba ko kameza ati nahise mbaza uko nabayeho. Noneho abandi baravuga bati nyamara umuntu bishoboke ko waba warahaye iriya binini bati ni Mukantambara nk'uko Isimbi yabivuze. Ariko muri comment abantu bambwiye bati ceceka genda gake bati biriya binini byavuye kwande kwa Rugema n'umukobwa we. Barakumva? Noneho ikintu nabonye cyahise kinungura. Ese ko yabikoreye uwo yateye inda noneho uyu munsi arayamenye ko bateye inda nde umwana we nawe aramuha biriya binini? Nago bayimuha aho nago kubera ko Isimbi arashaka kubana na Cyusa, urumva? Isimbi arashaka kubana na Cyusa, urumva? Kandi Cyusa arashaka kubana na Iribagiza kandi wabo bashyigikiye Isimbi. Ako karo niko ndi gushaka twitseho tugacamana we. Rero ikuntu mbibona ubundi ngiye nkundi yumbwiye ngo ngiye ukuntu mbibona akantu nkakunda kubibona gute rero? Ngiye ndabona Rugema azashyigikira umwana we yuko yabana na Cyusa, ariko inda bakayikuramo nanjye niko mbibona pe kuko inda bagomba kuyikuramo. Ngiye mba nabibonye ndavuga ni inda bagomba kuyikuramo rwose nta bintu byo kwigora. Nanjye niko kunagiye mbibona kandi bambwiye bateye ibintu bishobora kuba ari ibindi ariko natwe hari ukuntu tuba tubitekereza n'ukuntu abantu badukurikiye nabo ubwabo babagize gute baba bitekereza. Reka tubasigire muri comment ngo batubwire uko babyumva sibyo se cyane. Yes ngo rero sezera abantu twabanye ubashimire. Ndabakunda cyane ndabashimiye cyane. Udashyizeho kantu kawe ngo ni wa mukobwa wanyu bari kukiraho ni wa mukobwa wanyu bakunda cyane inde Ngabire Esther. Abantu bashyashya mukigera kuri Muyenzi TV show subscribe like share and comment. Turabakunda cyane. Komeze mugire ibihe byiza.